Ese wari uzi ko mu gihe ufite umuvuduko ukabije w'amaraso ushobora kugabanya ukoresheje uburyo karemano burimo ibyo kurya, imyitozo ngororamubiri ndetse no guhindura imyifatire? Niba ushaka kugabanya umuvuduko w'amaraso cyangwa se kuwirinda, wakoresha uburyo bukurikira. Icya mbere ni impinduka mu mirire. Ubushakashatsi bwerekanye ko indyo ya DASH (Dietary Approach to Stop Hypertension) yizewe mu kugabanya cyane umuvuduko w'amaraso. Iyi ndyo ikangurira abantu kurya ibyo kurya bikurikira. Icya mbere ni imboga n'imbuto. Imboga n'imbuto zikize kuri potassium, urugero imineke, amacunga cyangwa se orange, epinari ndetse n'ibijumba. Ikindi ni ibinyampeke, twavugamo umuceri w'ikigina cyangwa se brown rice ndetse n'ingano. Ikindi ni lean proteins, ni inyama z'inkoko, amafi, harimo nanone ibishyimbo ndetse n'ibihwagari. Ibikomoka ku mata bifite ibinure bike. Ibi byo kurya byose tuvuze hejuru bikize ku munyungugu witwa potassium, isanzwe ifasha mu gushyira sodium iri mu mubiri kugera rukwiriye. Iyo tuvuze sodium tuba tuvuze umunyu. Twibuke ko uko umunyu uzamuka ari nako ibyago byo kurwara umuvuduko w'amaraso byiyongera. Rero waba ufite umuvuduko w'amaraso cyangwa se ushaka kuwirinda, ukwiye kugabanya umunyu urya, wirinda ibi bikurikira. Icya mbere ni ibiryo byakorewe mu nganda, ndetse hari n'ibindi byitwa canned food, nabyo biba byaravuye mu nganda, ariko ni ibiryo bibitswe muri kanete. Bikunda kuba bibitswe muri kanete kuko kenshi haba harakoreshejwe umunyu mu kubirinda gupfa. Ikindi ni ukwirinda kongera umunyu mu biryo. Ugomba kwihatira kutarenza byibura miligarama 1500 ku munsi. Hari abantu benshi bagira umuco wo kongera umunyu mu biryo, rero ni ukugenda umuntu yitoza gake gake kugabanya umunyu ashyira mu biryo. Ikindi ugomba gukora ni ukongera potassium urya, ko igabanya cyane umunyu cyangwa se sodium nk'uko twayibonye, kandi si ibyo gusa, ahubwo inatuma ingaruka uyu munyu wakakugizeho zitakugeraho. Ibyo kurya bikungahaye kuri sodium ni ibi bikurikira: ni avoka, ibishyimbo ndetse n'imboga z'ibibabi nka dodo, epinari ndetse n'izindi. Ikindi, abantu bakwiye guhitamo ibinure byiza bakoresha. Urugero, niba uguze amavuta wayatereka ukabona arafashe, ayo mavuta ntabwo ari byiza kuyakoresha, ukwiriye kuyirinda. Ikindi, aho yangu ukoresha ibinure bibi, ukwiriye gukoresha ibyo kurya bifite ibinure byiza nka avoka ndetse n'ubunyobwa. Ikindi ni ukwirinda cyane ibinure byitwa trans fatty acid, ibi nabyo buri Kinyarwanda. Urugero, kenshi na kenshi iyo dukaranze ibiryo nk'amafiriti ndetse n'ibindi, usanga ari amavuta ashobora kutugiraho ingaruka. Ni byiza ko n'igihe wariye agafiriti, amavuta watekesheje ifiriti utongera kuyakoresha. Kwirinda ibinure nka za marigarine, kwirinda amakeke cyangwa se gato n'ibindi nkabyo, cyangwa se ugakoresha bike. Ikindi kintu gifasha kugabanya umuvuduko w'amaraso uretse ibigendanye n'imirire ni imyitozo ngororamubiri. Urugero, kwiruka, kunyonga igare, koga, kugenda n'amaguru. Ibi byose tuvuze hejuru byongerera ingufu umutima, bikaworohereza gusunika amaraso, kandi bigabanya ibinure biba byaragiye bifata mu mitsi y'amaraso, bituma amaraso abura uko akomeza. Iyo rero umuntu akoze imyitozo ngororamubiri, bituma umuvuduko w'amaraso ugabanyuka, cyane ko n'ibyo binure biba byagabanyutse. Ikindi ni ugukora imyitozo ya yoga ndetse no kugorora umubiri. Iyi nayo mu Kinyarwanda dushaka kuyita nayo nk'imyitozo ngororamubiri, ariko ntabwo ariko bimeze. Yoga ikomatanije n'imyitozo yo kwinjiza umwuka unawusohora, igabanya umuhangayiko, stress, kandi bigafasha umutima wawe gukora neza. Ikindi ni uguhindura imyifatire. Icya mbere, gabanya ibiro bibe mu rugero. Kuba ufite ibiro byinshi cyangwa se umubyibuho ukabije binaniza umutima, biwongerera akazi, bikawunaniza mu buryo bukomeye cyane. Iyo utakaje cyangwa se ugabanije ikiro niyo cyaba kimwe, bitanga umusanzu ukomeye cyane mu kugabanya umuvuduko w'amaraso, kuko bituma umutima wawe ugira imbaraga. Ikindi ni ikawa n'inzoga. Kunywa inzoga nyinshi ndetse n'ikawa, kimwe n'ibindi binyobwa byifitemo ikawa nka za energy drink, byongera umuvuduko w'amaraso mu buryo bukomeye cyane. Ku banywi b'inzoga, umugabo ntiyakarengeje amacupa byibura 2
mu gihe umugore we agomba kutarenza icupa rimwe. Kureka ibyo byose byatuma umutima wawe ukora neza. Ikindi ni ukwirinda umuhangayiko. Abantu benshi kubera isi tugezemo, ibibazo byo mu muryango, ubukene n'ibindi, abantu bahorana umuhangayiko ukomeye. Umuhangayiko cyangwa stress ni kimwe mu bintu byongera umuvuduko w'amaraso cyane. Rero mu gihe wumva udatuje cyangwa se uhangayitse, ni byiza ko ufata umwanya ukaruhuka bihagije, ugatembera, ukumva akaziki, ukishimana n'umuryango wawe, ndetse ugafata n'umwanya ukitekerezaho. Si ibyo gusa, kuko twabonye ko n'imyitozo ngororamubiri nayo iri mu bifasha kugabanya stress. Izi ngamba tuvuze hejuru zose uko zingana zatuma umutima wawe ndetse n'uburyo amaraso yawe atembera bikora neza. Kandi ikindi twakangurira abantu ni ugufata igihe bakajya kwa muganga bakisuzumisha byibura buri mezi 3. Buriya iyo umenye uko uhagaze bituma ubasha no gushyiraho ingamba.